Reka nongere mbasuhuze abafana bacu mukurikirana ibiganiro byacu angaha kuri Bavandimwe TV. Mwakomeje kubana natwe igihe kirekire ndetse mukomeje kudushyiramo imbaraga, mukomeza kutwereka ko ibiganiro byacu koko mubikunda angaha kuri Bavandimwe TV. Ndabashimira cyane kuko rwose bigaragara ko mudukunda ndetse bigaragara ko ibiganiro byacu mubikunda rwose, nta kibazo tubifiteho. Nanjye rero ndabakunda cyane ahangaha kuri yica no muziko ducishaho ibiganiro byinshi ndetse tukaba twigisha umunyarwanda kumenya ururimi rw'ikigande. Ubwo rero uyu munsi muziko mumenyereye ko tuza tuje kwigisha, ariko uyu munsi ndagira ngo tugire ibintu tuganiraho bike. Uyu munsi ntabwo tuje kwiga, ahubwo nagira ngo mbagezeho itangazo ritoya kugira ngo ibintu byacu bikomeze kugenda neza ndetse bikomeze kugenda mu buryo. Muziko ahangaha kuri iyi channel yacu zitagiraga umunsi runaka dushyiraho ibyigisho. Ntabwo twagiraga umunsi nyawo twaprodingaho ibyigisho. Ubwo rero niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tubamenyeshe noneho ko twafashe icyemezo cyo gushyiraho umunsi cyangwa se iminsi iyo tuzajya twaprodingaho, ku buryo nawe naho uzajya uri hose uzajya umenya ngo uyu munsi ni umunsi wo kwiga, uyu munsi bashyizeho ibyigisho. Muri kumwe nanjye Deo MC. Uyu munsi ni uwuhe? Iyi minsi ni iyihe twahisemo? Twagerageje kureba turavuga ati umunsi wa weekend. Iyi minsi ya weekend abantu ntabwo bakunda kuba bari busy cyane. Abantu baba batuje ndetse baba bafite umwanya wo kuba bagira icyo bageraho, kwiga se bakiga n'ibindi n'ibindi. Rero twahisemo ku wa gatandatu no ku cyumweru ko aribwo tuzajya twaprodingaho ibiganiro byacu. Bizajya bijyaho kuri iyo minsi uko ari ibiri uko nyibabwiye. Ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru tuzajya tubashyiriraho ibiganiro ndetse ibyigisho byacu by'ururimi rw'ikigande nk'uko bisanzwe. Gusa ntabwo twageraga iminsi twapfa gushyira uko tubonye, nta gahunda twari dufite, ariko ubu ngubu twafashe gahunda. Gusa nawe nk'umuntu dukurikirana, we munyeshuri ndetse nimwe bafana bacu, nimwe mudushyiramo imbaraga, nimwe mudutera imbaraga, nimwe mutuma tuba icyo turi, nimwe mutwongera. Ndagira ngo nimba wifuzaga ko hari undi munsi wabona atari uwo nguwo twebwe twahisemo, cyangwa se ukabona uwo munsi koko ari mwiza, ujye muri comment section, ujye muri comment wandikemo ibintu wifuza, wandikemo tubwire ati uwo munsi ni wo koko, cyangwa se tubwire oya uwo munsi oya mushyire kuri uyu munsi, mushyire ku wa gatatu, cyangwa se mushyire ku wa kabiri, cyangwa se mushyire ku wa mbere. Uwo munsi ndabona atari wo. Ibyo nabyo biradufasha, bikatwereka ko kuko turi kumwe n'abafana bacu ndetse turi kumwe n'abantu kuko badukurikirana. Abantu mwakoze subscribe ndabashimira cyane. Abantu mukomeza kuduhereza comment zanyu ndabashimira cyane. Ibyo mukora rwose Imana ikomeze kubahereza umugisha. Abantu mukomeza gukurikirana ibyigisho byacu kuri iyi channel kandi mukabikunda, namwe ndabasabira umugisha ku Mana rwose. Ibyo mukora ni byiza cyane kandi biranshimisha. N'abantu musharinga zino video zikagera ku bantu bose, namwe ndabakunda cyane. Rero ndagira ngo inshuti yawe, umuntu wifuriza ibyiza, umuntu wumva ko yamenya ururimi rw'ikigande, ko wamusharinga, ukamusharinga ino channel, ukamubwire ibiyifataho, ukamubwira ati hariho Bavandimwe TV yigisha ururimi rw'ikigande, rwose nawe wajyaho ukiga, cyangwa se ukamusharinga ka video akangaka maze nawe akabona. N'umuntu utamenye rino tangazo nawe ukamusharingira rino tangazo. Buri wa gatandatu na buri cyumweru tuzajya dushyiraho ibyigisho bishyashya.
twafashe iyo minsi uko ari 2 mu cyumweru tuzajya dushyiraho ibyigisho bishyashya. Nimba wajyaga ushaka umunsi ukabona ntabwo bifite gahunda, uyu munsi noneho dushyizeho gahunda. Duhisemo kubaka gahunda, duhisemo gushyiraho gahunda isobanutse yo gushyiraho ibiganiro. Mwari kumwe nanjye Theo MC, akoze cyane. Imana ikomeze kubampera umugisha kandi ikomeze kubarinda abantu mukurikirana ibiganiro byacu ahangaha kuri iyi channel yacu.